Sekidasamura ko yatangaje umukunzi we mbere yuko haciye iminsi isanga 15 akundanye n'uno mukobwa. Sekidasamura iyi nkuru y'urukundo yaba ariyo cyangwe nawe ameze nka Mitsutsu na Nana kuri ababa pranking abanyarwanda muri rusange. Ese impamvu Kidasamura yemeye gusohora bino akabyereka abanyarwanda ni iyihe? Ubu tugiye kugaruka ku mukinnyi wacu wa filimi akaba n'umunyamakuru muri rusange, uyu bamwita Urinzwe n'Imana Emmanuel, akunze gukora cyangwa akina mu mafilimi yitwa Kidasamura. Izina Kidasamura ryaturutse mu gisekuru kiwabo, sogokuru na sogokuruza wiwe bose bitwaga ba Kidasamura. Mu gihe nawe yahise afata akazina ko kwa basogokuru bo kwa sogokuruza wabo, nawe akazina ka Kidasamura aravuga ati reka nkabyaza umusaruro y'ingakoresha mu mavideo cyangwa mu macano atandukanye. Mu gihe Kidasamura yatangaje umukobwa akunda, ariko barashaka kubanza kutubwira ese umukobwa bahuye batese ko icyo n'umukobwa yamukunze ko ikisanze yakunze n'umukobwa muri rusange, gusa nawe ibintu byamubayeho bimeze nka filimi. Aya mateka ubu buzima bwa Kidasamura ibi ni ibyanyabyo, ntabwo twe turi guprankinga nk'aba Mitsutsu cyangwa n'abanana. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo duhereze ukuri abanyarwanda, niyo mpamvu tujya tubaha ukuri. Ese urukundo rwa Kidasamura n'uno mukobwa rwatangiye rute, rwahereye he? Kurikirana ijambo kuri ntucikwe. Kidasamura yaravuye mu kazi nk'uko bisanzwe, afite akamodoka kiwe avuye gufata inkuru mu karere ka Rwamagana. Kidasamura nibwo yagongaga umwana w'umukobwa gusohoka mu modoka yirukanka avuga kagonze umuntu, ahagize asanga yagonze ikiremwa cy'Imana, ndavuga icyana cyiza gitemba itoto, ubwiza nk'uko kibona kigaramye hasi, ubwiza, imisatsi, indoro ndetse tayi, ni icyana kimeze neza. Kidasamura arangije agwamo, ariko Kidasamura akiraho ngaho yatekereje kabiri, aravuga ati uyu mwana w'umukobwa mujyane kwa muganga muri rusange. Kidasamura arabanza aratekereza muri rusange. Kidasamura kugira ngo ahamagare ambulance cyangwa ahamagare polisi, yateruye uno mwana w'umukobwa, aramuhagurutsa, aramuterura, amutereka mu modoka nk'uko namwe muri kubyibonera ku mavideo cyangwa ku mashusho muri kureba. Inkuru y'urukundo ya Kidasamura nuko yagiye itangira gakenya, batangira gupanga utuntu two gusohokana. Ese kutambajije no mukobwa ko bamugonze yarakomeretse, uyu mukobwa yaravunitse, yaje kurwarira mu rugo rwa Kidasamura, ndetse uyu mukobwa aravurwa arakira. Mu kuvurwa agakira rero nibwo Kidasamura agendaga areba ubwiza, aza kumugeza mu gipangu ahantu Kidasamura yakundaga gukinira amafilimi cyangwa yakundaga gukorera amafilimi muri rusange. Uyu mukobwa yamwinjiza muri kariyeri yo gukina amafilimi nyarwanda, birangira anamukunze. Kidasamura akaba yariyemeje kubitangaza ku itariki 16 z'ukwezi kwa 7 2025. Nibwo Kidasamura atangaje bino bintu mbere yuko Yagupondati yajyanye umugore wiwe muri Uganda, bikarangira urugo rumunaniye, umugore wiwe akahita agaruka mu Rwanda ahunze Yagupondati. Ni mu gihe Kidasamura movie yavuze ngo ibi ni ibyanyabyo, uyu mukobwa ndashaka mu minsi iri imbere kumuporopoza nkamwambika impeta, kuko uyu mukobwa yambereye umwana mwiza. Ariko tutarajya kure batangira gusohokana, bapanga utuntu twa doci twa lunch, batangira kujya banasomana, bagahura bagahuza urugwiro. Inkuru yabo y'ubuzima cyangwa inkuru yabo y'urukundo ibiratangiye gutyo. Ni mu gihe Kidasamura yavuze ngo ibi bintu ndaje mbiha abanyarwanda, uburyo kinagiye mu rukundo, uburyo kinakunze, impamvu nagikina filimi nyarwanda. Ese byagenze biti? Byaturutse ko uno mukobwa, uyu mukobwa n'uwo mu gikoma cy'avoka, n'uwo mu ngagari. Mu gihe n'uno musore Kidasamura nawe murabona ko atikoraho, afite akamodoka ke, nubwo ari akamabwa ariko afite akamodoka ke, ntakodesha muri rusange, afite inzu mu mujyi wa Kigali. Mu gihe Kidasamura inzu yiwe mu mujyi wa Kigali, reka nayo nyibereke, iyo ni inzu yiwe yiyubakiye ku myaka yiwe 27 y'amavuko. Mu gihe Kidasamura yatangiye kubaka inzu afite imyaka 25. Ni mu gihe rero yahise agira amahirwe muri rusange. Filimi nyarwanda ibintu akora birakundwa, abanyarwanda barabikunda, abanyarwanda bamuha urukundo muri rusange. Niyo mpamvu nari naje hano gusobanura kino kintu. Rero tugira ngo dutangaze, turashaka gutangaza amatariki y'ubukwe muri rusange, ariko mbere yuko dutangaza amatariki y'ubukwe ndashaka kubereka inzu ya Kidasamura neza, tukayegera mu nzu, tukagera no mu byumba, twagaragaza inzu ya Kidasamura, kuko hari igihe umuntu akora inkuru nk'iyi ngiyi abanyarwanda bakavuga ngo bari kuba prankinga. Ndaje mbereka inzu ya Kidasamura, mbatembereze mu nzu, batembereze ne batunze ibyo atunze mu nzu muri rusange, nawe mubereke yicaye mu iyo nzu cyangwa nabo mubereke ari mu nzu muri rusange. No kugira ngo ibi ngibi mbikore
kugira ngo abanyarwanda batazajya babeshya muri rusange. Reba ubu ino ni inzu ya Kidasamura, muri kuyibona, murabona yuko Kidasamura ayirimo neza, murabona ko amafoto yiwe ari mu ino nzu, murabona ko namwe muri kumubona, murabona ko yicaye muri rusange. Ngira ngo ino ni family, afite umuryango munini muri rusange, mu gihe iyi nzu aravuga yuko atari we wayiyubakiye ahubwo yafatanyije n'ababyeyi we, ariko bikitirirwa ko ari yiwe kubera ko umubyeyi cyangwa iyo umubyeyi yapfuye ibintu bisigara ari iby'umwana muri rusange, nubwo tutabifurije gupfa muri rusange. Rero ibi nibyo nagira ngo mumenye kuri Kidasamura mu buzima bwe busanzwe. Hari ibindi bice nzagenda bakora ku buzima bwa Kidasamura, gusa aka kari agace ka mbere. Hari episode ya kabiri, episode ya gatatu na episode ya kane y'ubuzima bwa Kidasamura. Turacyakomeza twendereye tujye mu biganiro bisanzwe dusanzwe dukora. Iyo niyo nsengi cyangwa uyu munsi niyo nkuru twari twabateguriye. Turagaruka mu ngingo z'igihugu cyangwa turagaruka mu bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa tugaruke mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, tugaruke no mu bice bitandukanye byo mu ntara, cyangwa twikoze tujye muri Kongo, nituva muri Kongo tujye muri Uganda, nituva muri Uganda ariko tuba tugumye muri Uganda tuvuge kuri Yago Ponda ati uburyo yananiranwe n'umugore we, ukuri kose kuri hanze. Niyo mpamvu ngiye kubikoraho muri rusange. Rero kora subscribe kuno muyobora imbere bwa mbere uhageze, ushyigikire abahungu bawe cyangwa ushyigikire umuhungu wawe akomeze azamuke mu iterambere, abone udufaranga icyo bita ibicwa.